Njyenyine nakubwiye ko nge ndi umuzimu nge narapfuye ariko icyo shimira Imana yego nkuko nawe ubibona uyu mukobwa ni umukobwa ukiri muto wakabaye afite cyangwa se azi neza ko umunyarwandakazi nyawe agomba kuba yiha agaciro. Abantu batangiye bavuga byinshi, baravuga bati yarengereye, abandi bati umuzimu yaje kuri YouTube, abandi bati ntabwo ibi ngibi bikwiye, ndetse inzego zacu turazizeye zikora neza ntizishaka icyo zikora. Abandi nabo bati uyu nguyu kumufunga ntacyo bimaze, abandi bati uyu nguyu niyo wamufunga ntacyo byatanga. Ati ni gute umuntu ashobora kwifata agafata nk'umu legend Yvan Buravan akaza akamuvugaho amagambo ameze gutya. Abafana ba Yvan Buravan bo barakaye cyane, dore yuko uretse n'abafana be ndetse n'inshuti ze za hafi n'umuryango we bati ibi ngibi ni ugushinyagurira umuntu, kuza ukavuga ngo uvuye ikuzimu wabonaga n'akana kameze neza. No, ntabwo ibi ngibi ari byo. Nk'uko mubireba ni umukobwa ugaragara mu mashusho ari kuri YouTube imwe ya hano mu Rwanda, aho agenda avuga yuko ari umuzimu ndetse avuga ubuzima bw'ikuzimu n'uburyo ikuzimu babaho, byinshi yagiye atangaza, ndetse abenshi bakanavuga yuko umunyamakuru nawe wamuhaye iyi interview cyangwa se niba ari propaganda yo gushaka views. Ati ibi ngibi ntabwo byagakwiye kuba biba mu Rwanda, ndetse ibi ngibi ni amakosa akomeye cyane bakoze. Ibyaje gutangaza abantu kurushaho ni uburyo yavugaga indimi akazivangavanga, agenda avangavanga ibintu runaka, agenda ahuzahuza ibintu. Abantu bakomeza kuvuga bati se ko abenshi bavuga yuko ngo hari umwuka wera, abandi bakavuga ngo ni indimi yavugaga. Ati se n'ikuzimu nayo naho niba kuko avuga yuko ari umuzimu, n'ikuzimu habayo indimi? Ese ikuzimu habayo umwuka wera? Abantu benshi bababaye baravuga bati niba koko ari ahangaha tugeze mu gushaka views mu Rwanda, byaba ari ukurengera. Ati kuko ntago views umuntu azishakira mu kuza kubeshya no kwandagaza cyangwa se no kuba yakwangiza izina rye. Ati social media zirabika, ati niyo yaba imyaka ijana iyi video abazayisanga. Ati ibi ngibi ntago bikwiye kuba byakora umunyarwandakazi. Ngira ngo tubibutse yuko abenshi ngira ngo barabizi, hari umukobwa bita Alice ngira ngo yigize kwamamara cyane, abenshi baramuzi cyane, aho nawe yavugaga ngo yavuye ikuzimu, yabaye ikuzimu, ndetse agenda avuga byinshi. Ariko nyuma yaho byaje gutangaza yuko Alice ntatigeze gikuzimu, ahubwo byose byari ukubeshya. Abafana ba Yvan Buravan by'umwihariko cyangwa se n'abakunzi b'umuziki nyarwanda bakomeje kubabazwa n'uburyo ki uyu mukobwa yaje akavuga izina rya Yvan Buravan mu gushaka views kuri YouTube. Kuko se weho niba urimo kureba uyu mukobwa, kuko urimo kureba uyu mukobwa ari umuzimu cyangwa hano gushaka amaronko? Dure muri comment. Iyi ngiyi ni Tatibo Word, ndiyo nitwa Eni Yusufu. Dure muri comment.